Ijambo ry'umunsi, kwibagirwa ibiri inyuma no kwihatira kujya mbere. Soma wa Filipi igice cya 3 umurongo wa 13. Uyu munsi ushobora kuba uri kwiyumva nabi kubera amakosa atambutse wakoze, cyangwa se nanone kubera yuko utari uko ushaka kuba mu buzima. Imana izi amahitamo yose mabi, izi ngorane zose, izi mpinduka zose, ndetse n'ibindi bintu bibi byose ushobora kuba warakoze mu buzima bwawe, kandi nanone Imana yamaze gutegura kugaruka kwawe. Mu byanditswe byera, umuhanuzi Yona yafashe inzira, byamutwaye igihe gitoya, ariko kubera yuko yahamagaye Imana, kubera ko yizeraga Imana, ntabwo yamutabaye gusa, ahubwo yaramugejeje aho yagombaga kugera. Nshuti, menya uyu munsi yuko gutsindwa kwawe bitarangiye. Imana ihora ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Amakosa ntabwo agomba kukubuza kubaho. Umugambi w'Imana ushobora gukuraho inzitizi zose. Isi yawe ishobora kuba iri mu gihirahiro uyu munsi, ariko menya yuko Imana itazagutabara gusa, ahubwo izashyira ibirenge byawe ku rutare maze ikuyobore mu buzima bwawe. Ibuka yuko Imana yaguhaye isezerano rikomeye muri wowe, kandi kuri iryo sezerano ntaho ryagiye kuko hari ibyo wananiwe. Oya, ibyo gutsindwa ni iby'igihe gitoya, ariko ijambo ry'Imana rigumaho iteka. Komeza wizere, komeza kwizera, kuko izagutwara mu migisha n'intsinzi yaguteguriye. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Niba Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristu zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemi-bible-institute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.